umuntu mwagiranye ibihe byiza wahise ujya kugurisha ngo itungo kugira ngo uze umushimire. ubundi umuntu mugiranye ibihe byiza n'inkura yizitura ukayitanga. Yego urayizitura kuko hari ibyo hari serivisi aba yaguhaye nziza ukemera kumushimira. Ubwo ni nko kumushimira. Sumwe na yamana buriya urebye bisa nkabyo. Yego yahuye n'umuntu akamukorera nk'ibya ya mpano ngo aramuryohereza, niko nabyita. Urumva amaze kumuryohereza ahitamo kujya kuzitura itungo yari afite, ararigurisha kugira ngo aze amushimire. Igitekerezo wagize kugira ngo ugurishe iryo tungo ujye kumushimira nk'uko we yakagushimiye iki? Igitekerezo y'umuntu mwakoranye surprise nziza ugomba kumushimira uko bikwiriye, kuko hari ibyo baragukorera abandi baba batarakoze. Yego oya. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Wifurize ibihe byiza ko subscribe kuri Manzi na Sat TV, nawe turakwendeza ko ugiye kwikora kugira ngo tubone 5 kuri 5. Ni Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi Sadunda, ndagushimiye wowe uri ibwota Masimbi, ndagushimiye cyane. Bre umeze ute? Ndi kumwe n'umukobwa hano. Uyu mukobwa afite story, afite amateka menshi ashaka kutubwira, ashaka kutuganiriza. Ndagira ngo rero mu by'ukuri ntago biba byoroshye, ugira ubwoba, ntutitire nubwo nyine yabikoze, ariko umeze ute? Meze neza. Amateka rero yawe ntagiye kuyabwira abantu, ndagira ngo wowe wirekure koko uvuge story yawe. Yego ariko umeze neza wowe? Ndakomeye. Yego nanjye ndaho. Yego amateka ubundi yo umusangira ngendo uburiniga. Uriniga. Iteka ryose y'iniga igukunze nawe ugomba kuyikunda, na mpamvu yo kugira ngo nigukunda wikomeze kandi yirekuye. Yego iyo wirekuye birushaho kuba byiza kugira ngo bube inshuti kugeza igihe azanaho aragutekereza akavuga ati uko biri hari aho nageze mura n'umuntu unkunda nanjye ndamukunda. Yego iniga yagize gutya rero iragupofoka, imaze kugupofoka nawe uravuga uti ndakwirekurira. Byaje kugenda bite rero? Uko byaje kugenda hari ukuntu umuntu agukunda ukabona uraciriritse ntabwo mwakundana, ariko bitewe yuko aba yakubashye iyo kubwenga aragukunda ukabona abifitemo ubushake nawe uramukunda, kandi icyo gihe mugirana ibihe byiza. Yego mu bihe byiza mwagiranye ni nk'akahe kantu wenda watubwira ukavuga ati icyo ndi kwibukira kuri iyi niga ni iki ngiki? Kwibuka icyo mwibukiraho, hari igihe umuntu muhura akagufata neza, yagufashe neza rero nawe uhora umuzirikana, na mpamvu kugira ngo mwibagirwe kandi mwaragiranye ibihe byiza. Ngo hari umuntu mwagiranye ibihe byiza, ku makuru namaze gufata mumaze kugirana ibihe byiza biba n'iby'umurengera, kuko nawe wari uhari, ahubwo wakabaye uba umuhamya wo kugira ngo ubivuge kuko ibyinshi urabizi. Njye amakuru namaze gufata ni amakuru yuko umuntu mwagiranye ibihe byiza wahise ujya kugurisha ngo itungo kugira ngo uze umushimire. Ubundi umuntu mugiranye ibihe byiza n'inkura yizitura ukayitanga. Yego urayizitura kuko hari ibyo hari serivisi aba yaguhaye nziza ukemera kumushimira. Ubwo ni nko kumushimira. Sumwe na yamana buriya urebye bisa nkabyo. Yego niko ugira umugabo? Umugabo ni wowe ngo mwagiranye ibyo bintu? Uwe n'ubu ndamufite kuko isaha iyo mushaka ndamubona. Yego
oya nubi umushatsi uramubona ndamubona ese iyo wenda turi kwanga wenda kuba twavuga imbwa mu mazina yazo uyu muntu yanganije mbere yuko wenda haza kujyaho kamera ambwira ko yahuye n'umuntu akamukorera nk'ibya ya mpano ngo aramuryohereza niko nabyita ngumva amaze kumuryohereza ahitamo kujya kuzitura itungo yari afite ararigurisha kugira ngo aze amushimire. Igitekerezo wagize kugira ngo ugurishe iryo tungo ujye kumushimira nk'uko we yakagushimiye iki? Igitekerezo y'umuntu mwakoranye surprise nziza ugomba kumushimira uko bikwiriye kuko hari ibyo baragukorera abandi baba batarakoze. Yego. Oya. Nibyo. None se wenda nk'iyo muri kiriya gikorwa wowe ubwawe uba wiyumva ute iyo wenda uri kubikorerwa n'umuntu nawe ubwawe wafirinze wiyumvishe wakunze? Iyo uri gukorerwa n'umuntu ukunda cyangwa se wakunze biba byiza cyane kuruta yuko uri umuzirikana. Niyo mpamvu nemeye kugira ngo ngurishe ibyanjye mushimire kuko yankoreye ibintu byiza. Ntago bimenyerewe ko umukobwa yakora ibyo ngibyo cyangwa se umugore, ntago bimenyerewe. Bimenyerewe ko wenda nk'umugabo ari ushobora kuba yagurisha utwo agashimira umukobwa mw'ubwo buryo. Kuki wenda wowe wabikuye he, wabitekereje ute muri makeya nk'umukobwa kandi bitamenyerewe nk'abakobwa kuba bakora? Njye impamvu nabitekereje nabonye ibintu nankoreye ndavuga ati umuntu akwiriye gushimirwa kuko akenshi hariho benshi batabishobora ariko we yarabishoboye mbona akwiriye gushimirwa. Ya mpano uramuzi? Ntago muzi. Umuhanzi witwa Ya Mpano uramuzi? Njya mwumva ariko njye ntago muzi. Amukwereka niza kuri telefone yanjye gatoya, iyo intoya. Aha, reka nze nkwereke uyu muntu hanyuma umbwire ugire icyo ubivugaho. Reka tukihutishaho gato. Niko Ya Mpano si uyu se? Ya Mpano ni uyu. Ya Mpano ni uyu. Hanyuma umbwire niba uwo muntu mwagiranye ibyo bihe byiza yarameze nka Ya Mpano. Ndetse gato uzurebe witegereze neza. Ya Mpano ni uwo nguwo. Uri kubibona? Yego. Uwo muntu yarameze gutya? Niko yarameze. Oya. Niko yarameze pe. Niyo mpamvu iyo umuntu akoze gutya umukorera ubwatsi. Yarameze atya? Yarameze atya? Ni gutya nyine. Ni gutya byari bimeze. Niko hanyuma bimeze gutya rero biri kuba gutya wafiringa gute byabikimara gusoza kumera kuriya wahise ufiringa gute wabyakiriye ute? Nanjye niyo mpamvu nahise ntekereza igitekerezo cyo kugira ngo mushimire bitewe n'ibihangano byiza yakoze uwo munsi. Yego. Byiza yakoze uwo munsi. Yego. Ni cyo kintu wamubwira uwo muntu? Namubwira ngo yarakoze cyane kandi acyamuzirikana yuko yakoze neza ahubwo azagaruke byiza biri imbere. Bakinnye neza barongera. Nakaye karirimbo uzi kuririmba? Dusoza ngo nicomoke. Nakaye karirimbo uzi kuririmba? Akaririmbo ntago nzi kuririmba. Kuririmba uraho ngaho utaririmba n'indirimbo zo mu kiliziya kwa padiri ntabwo uzi kuziririmba? Nakaye karirimbo uzi wumva we ufiringa uzi kuririmba tugafatanye n'akisi ariko nubwo atari n'agace gatoya
bivuze ngo hariho icyo gihe twahanganye neza ariko hari n'abandi bagiye guhangana kukwiharira biranze none ndarira yo kwarika kucyuzana parapara 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 mu rukundo ni haba parapara are isarya nagafu uzi kukubiye mwa uzi kukubiye ntago ari cyane yego uwo muntu reka twibande kuri uwo muntu niki yaguhitiyemo nangwa se wowe icyo wamuhitiyemo ku buryo mugira enjoyment igeze ku rwego nk'urwo ngurwo kuryo ugera nawe umutura ko karirimba oya byari ibyo ngibyo byari ibyo ngibyo reka rero mbashimire cyane reka ngushimire yego korakoze reka mbashimire cyane mu mateka ikintu gitumye nganira n'uyu mukobwa story ye yarafite yari yo kugira ngo avuge uburyo yayivuniyemo uburyo yagiye gushimira umuvandimwe wagize uko amugenza hanyuma arishima cyane rero umuvandimwe ntari hano hafi kuri kamera ariko mugwamagarire umushimira nabyumva ko umushimiye byari ibyo ngibyo gusa burya ngo iyo wishimye uba wishimye rero nawe yishimiye ibyo byamubayeho mu by'ukuri aravuga ngo amarangamutima yanjye reka nyamuture muture n'akaririmbo kuko ibyo namuhaye ntibihagije ntibingana n'ibyo nawe yamaye reka mbashimire cyane ni Manzi Imana Manzi ya mwiza Manzi.